uvuze byose niko bimeze n'ibyo atubwira impamvu yatumye ubikora nuko nabikoreye nanjye babanje kunyanduza sida kandi ku bushake bwabo. Jackson Semahoro niko nitwa. Ku mbuga nkoranyambaga kabisa rwose turumva twamureba natwe tukareba niba koko ari byo twumva kandi bibaye byiza akavuga niba hari n'abandi bantu kuri uyu wa kane ku rukiko rw'ibanze rwa Kicukiro abantu bari benshi bari bakubise buzuye bari baje gukurikirana urubanza ruregwamo umugabo witwa Kazungu Denis. Ni umugabo ukurikiranyweho kwica abantu bagera kuri 13 b'abagore ndetse yewe n'undi umwe w'umugabo. Urubanza rwe urubyiru rwatangiye mu masaha ya 3 za mu gitondo. Uyu Kazungu Denis umusore w'inzobe udafite ibigango urebye bikanganye ariko kandi ukekwaho ibikorwa bikomeye by'ubugome. Uyu ari mu rukiko yanyuzagamo agahindukira akareba imbaga yari yuzuye ndetse yewe agasa n'umwenyuramo. Uyu yazanwe mu rukiko ku Kicukiro mu mujyi wa Kigali arinzwe cyane bikomeye, arinzwe n'abajepe. Akigezwa mu rukiko yasomeye umwirondoro we ko yitwa Denis Kazungu w'imyaka 34 yemera ko ari we. Mu mwirondoro we ntihavuzwe icyo akora cyangwa se wenda n'umwuga we yabamaze iminsi akora. Kazungu Denis nakubwira ko yafashwe mu ntangiriro z'uku kwezi akaregwa kwica abagore 13 n'umugabo umwe mu bihe bitandukanye, akaba ari bwo yabikoze. Bamwe imibiri yabo yasanzwe aho yaratuye yarayihambye mu nzu y'abagamo. Ubushinjacyaha bwamusomeye ibyaha byose uko ari 10 bumurega, burimo kwica ku bushake, yica rubozo, gusambanya umuntu ku ngufu, gufunga abantu bitemewe n'amategeko ndetse we n'ibindi. Mu cyumba cy'urukiko cyari kirimo abanyamakuru benshi cyane baturutse imihanda yose baje kwirebera ibiri kuba. Uyu mugabo nta gihunga na gito yari afite, yasubije ko ibyaha byose abyemera uko byakabaye. Umushinjacyaha rero yasubiye mu bikorwa bye bigize ibyaha uko ari 10 yakurikiranweho. Kazungu rero ahawe umwanya ngo yisobanure agire n'ibyo avuga. Yavuze ko yibuka abantu 3 gusa mu bantu akekwaho ko yishe, bari mu musore witwa Turatsinze Eric, uwitwa Eliane Mbabazi ndetse n'uwitwa Clementina. Mbere ngo yabanje kujya yica umuntu akamushyira mu cyobo yacukuye iwe mu nzu akamurenzaho igitaka, ariko kandi ngaza gusanga kizuzura vuba niko kujya bica noneho akabagerekeranya. Umushinjacyaha yavuze ko umwe mu bakobwa bacitse Kazungu yavuze ko yabanje kumwaka ibye byose, arangije aramusambanya. Ngo iyo yagezaga abantu we ngo yabashyiragaho iterabwoba ubundi agatangira kubaniga. Abababaye bakemera kumuha ibyabo byose, harimo kubambura telefoni, akabasaba umubare w'ibanga wa mobile money wa banke, ubundi akanarebamo nimero z'abandi bakobwa baziranye n'uwo yambuye. Hari n'uwo rero uyu mugabo yambuye ngamusaba kumwandikira inyandiko yemeza ko amuhaye ibyo atunze byose. Kazungu yemeye atazuyaje ibi birego byose agerekwaho, avuga ko abyemera ntacyo yarenzaho. Umucamanza rero yamubajije impamvu yakoze ibi byaha byose, asubiza ko abo yishe ngo bamuteye sida ku bushake, akaba ari no mpamvu yamuteye umujinya agatangira kubica umwe ku wundi. Abajijwe ku byo gufungwa by'agateganyo, Kazungu Denis mwijwi rituje yavuze ati icyaha nakoze si cy'umupira wo gukina mu nzu, ni mwe bo kwicara mukagena aho umupira uzajya. Izamuni ryanyu ryo gufata umupira neza cyangwa se ukabaca amaboko. Ntacyo ndenzaho. Yego. Umushinjacyaha ariko kandi yasabye ko Kazungu Denis yafungwa by'agateganyo kubera umutekano wabo yahemukiye bakamucika, kuko ngo yababwiraga ko uzavuga amakuru azamwica akanamwicana n'umuryango we wose. Indi mpamvu nuko Kazungu Denis bigaragara ko yakodesheje inzu uwitwa Dushimimana Joseph, yakaba kandi ngo afungiwe mageragere, ariko kandi na nimero ya mobile money yakoreshaga ibaruye mu mazina y'uwitwa Dushimimana. Umushinjacyaha rero akavuga ko yafungwa by'agateganyo ubundi perereza rigakomeza bashaka kumenya n'ubundi umwirondoro we wa nyawo. Ku rukiko rero mu buryo budasanzwe abashinzwe umutekano wa perezida, aba bazwi nk'abajepe cyangwa se Republican Guards, nibo basakaga abantu. Kwinjira byasabaga kwerekana ikarita y'akazi, kandi imbere mu rukiko abantu bicaraga mu myanya ibaze. Itariki rero yo gusoma icyemezo cy'urukiko kwifungwa n'ifungurwa ry'agateganyo kuri uyu mugabo Kazungu Denis ni ku itariki ya 26 ku kwezi kwa 9 muri uyu mwaka wa 2023. Reka noneho twinjire mu birego nyirizina ndetse we n'ibyo uyu mugabo yiyemerera abo yasambanyije ndetse we nabo yishe.
ubushinjacyaha rero bwagaragarije urukiko ko mu ibazwa ry'ibanze Kazungu yagaragaje ko atibuka amazina yabo yishe bose uretse bane ari nabo nakubwiye haruguru no witwa Eliane Mbabazi, Clementine, Françoise ndetse na Eric Turatsinze, wa musore umwe rukumbi yishe mu bantu 14 yishe. Aba bose rero arabibuka, ariko by'umwihariko uyu Eric Turatsinze ibyangombwa yari afite Kazungu Denis yarabimwambuye none atangira kubikoresha birimo nk'irangamuntu. Uyu mugabo kandi yagaragaje ko ku cyaha cyo gukoresha undi imibonano mpuzabitsina ku gahato ngo yemera ko ari umuntu umwe yabikoreye ngo niwe yasambanyije ku gahato, ariko kandi we ngo yaje kumucika atamwishe. Uyu mukobwa bivugwa ko yafashwe ku ngufu na Kazungu. Mu buhamya yahaye ubushinjacyaha yavuze ko koko uyu mugabo yamukoreye iki cyaha, yamukoreye byamfurambi. Uyu mukobwa yavuze ko yahamagawe kuri telefoni n'umuntu wari wigize mugenzi we bari basanzwe baziranye. Nyuma yo kugezwa kwa Kazungu ngo yatangiye kumutera ubwoba ndetse yewe aramukingirana amubwira ko n'ubundi natemera ibyo amusaba ngari bumwice nta yandi mahitamo. Ngo yamutegetse kumuha amafaranga ari kuri mobile money, amutwara telefoni ngo aramusambanya, ariko kandi ngundi nawe yaje kubasha kwiruka aramucika. Kazungu ngo yamwirutseho kibono mpamaguru, abaturage nabo baramufata baratabara. Mu buhamya bwatanzwe n'abandi bantu bahohotewe na Kazungu barimo undi mukobwa wahawe izina rya code 20 n'uwahawe izina rya code 33, bagaragaje ko bose Kazungu yagiye abambura amafaranga ndetse yewe akabakorera yicarubuzo ririmo kubajomba ikaramu mu izuru. Ibi byose rero nibyo ubushinjacyaha bwahereyeho usaba urukiko gutegeka ko Kazungu afungwa iminsi 30 y'agateganyo, kuko ngari bwo buryo bwonyine bwo kurinda abakora ibyaha n'abatanga buhamya, guhagarika ibyaha yakoze ndetse no kwirinda ko byakongera kuba, ndetse yewe hejuru y'ibyo byaha byose ashinjwa bikaba bihanishwa igifungo kiri hejuru y'imyaka 2 yose. Ngayo nguko ngibyo byose imbombe ibya Kazungu wagejejwe mu rukiko kuri uyu munsi wo kuwa kane. Tuzakomeza tubikurikirane n'ibindi na Karabo TV. Nge nitwa Jackson Semahoro, ibihe byiza nibyo mbifuriza. Ku cyaha cyo kugera mu buryo butemewe ku makuru abitse muri mudasobwa cyangwa mu rusobe rwa mudasobwa, Kazungu mu mvugo ye imbere y'ubugenzacyaha n'ubushinjacyaha avuga ko yamburaga abakobwa amatelefoni, kandi ko mu gihe cyo kuyabambura yabategekaga kumuha password zazo ndetse n'imibare banga bakoresha kuri za momo, bikamufasha kwinjira muri telefoni yabo ashakishamo abandi bantu baba bazanye n'abo bakobwa, cyangwa se abasha kugera ku makuru nk'amafaranga babitse muri makonti yabo akajya kuba agent akabikuza ayo mafaranga. Mu nyandiko mvugo z'ababajijwe twagaragaje haruguru, bose bahuriza ku kintu cy'uko Kazungu yabakaga umubare banga, haba uwa telefone, uwa mobile money, uwa bank, ndetse n'ababaga bafite password muri WhatsApp akabasaba kumubwira password zabo. Basobanura rero ko iyo mibare banga yayikoreshaga akinjira ku makonti yabo agatwara amafaranga yabaga abitse ku makonti yabo. Ibyo Kazungu yabikoze ko yakoreye icyaha akanabica, no kuba yakoreye icyaha bakabasha kumucika. Mu gusoza, Madame la Présidente, ubushinjacyaha bwasabaga urukiko gufata icyemezo gifunga Kazungu ideni by'agateganyo mu gihe cy'iminsi 30, kuko hari impamvu zikomeye kandi zihagije zituma hakekwa ko ibyo byaha byose twavuze yabikoze.
ibyo byaha byose ni ibyaha biteganyirizwa ibihano birenze imyaka 2. Tugasanga kandi ifungwa rye ari bwo buryo bwonyine bwo gutuma ibi byaha bihagarara cyangwa ku buryo butazongera gusubirwamo. Turasanga kandi ifungwa rye ari bwo buryo bwo kurinda abakorewe icyaha n'abatangabuhamya, cyane ko Kazungu ababashije kumucika yakomezaga kubabwira yuko nibanamutanga amakuru azaza kuricana n'imiryango yabo. Turasaba ifunga ry'agateganyo kandi kuko dusanga umwirondoro wa Kazungu Denis ushidikanywaho, tukaba rero twasabaga yuko kuri ibyo byose kugira ngo tubashe kunoza iperereza dosiye noneho tuyiregera urukiko. Murakoze. Kazungu wumvise ibyaha ukekwaho n'impamvu zikomeye ubushinjacyaha busabira gufungwa by'agateganyo, icyo bivugaho? ntacyo mbenzaho. Ibyo ubushinjacyaha buvuze byose niko bimeze? Nibyo. Bakubwira impamvu yatumye ubikora? Nuko nabikoreye nanjye babanje kunyanduza sida kandi ku bushake bwabo.